Muri iyi si bajya bavuga ngo ikiremwa muntu niyo nyamaswa mbi ifite imbaraga cyane. Umukobwa hano arimo aratabaza, hari ijambo ry'icyesipanyoro yanditse ku kibero cye, arimo atabaza avuga ngo nkeneye ubufasha. Hari uwazaga amubwira ati urimo urantinza, injira tugende. Ari nako yerekaga umukobwa mugenzi we, amwereka ayo magambo yanditse mu cyesipanyoro avuga uti nkeneye ubufasha. Ntangiye mvuga nti ikiremwa muntu niyo nyamaswa mbi bajya bavuga ifite imbaraga, ifite n'ubugome cyane. Kubera iki bavuga batyo? Mpisemo iyi filime kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa, ubashe kuba wamenya byinshi biri kuba kuri uyu mukobwa. Twinjiye muri tagisi, abakobwa n'umusore ndetse na tagisimeni baragiye bafite urugendo. Gusa uyu mukobwa arimo aratabaza. Ese ni kubera iki arimo atabaza? Arebye umukobwa mugenzi we inyuma ye, arangije hari ibyo amweretse, gusa aricunze uyu mukobwa uri kuri telefone, arangije amwiba ikaramu. Amwibye ikaramu, uyu nawe ari kuri telefone, hari ibyo agomba kwandika, hari ibyo agomba gusinyaho akaba yakohereza. Arimo arareba ikaramu ngo abashe kuba yakohereza ibyo yohereza. Ibyo bosi arimo aramwaka raporo, ashaka kuyuzuza. Gusa icyo atazi neza ni uko uyu mukobwa amaze kuyimwiba mu buryo bwose rw'ibanga, ku buryo n'uriya muntu bari kumwe w'umuganga w'umusore rwose uraza gusobanukirwa ntabyo yagize amenya. Atangira kuvuga uti ese ikaramu yanjye igiye hehe, kuko nari nyifite hano. Uyu mugabo nawe aramubwira ati nta karamu yawe twabonye. Ati nta karamu yawe twabonye, ntayo twatwaye. Ati se ko nari nyifite ahangaha ninjira mu modoka, nkaba nari nyifite hano mu gashakoshi kanjye, ni gute mwambwira ko ntayo mwatwaye? Ati wa mukobwa we, ntayo twatwaye, ahangaha ntabwo turi abanyeshuri, nta nubwo duteganya kwiga vuba, twebwe twararangije, amakaramu tuyakoresha mu kazi mu biro, ntabwo tuyagendana. Ati rero ndumva ibyo bisobanutse. Ati ariko ntabwo wakambwiye gutyo wa mugabo we. Ati urimo urambwira nabi kandi ndimo ndabaza. Ati mujye mugira disipurine. Ati nawe ujye ugira disipurine ubashe kuba wabaza ibintu bizima. Hano nta mujura uhari wo kuba yakwiba ikaramu. Ati nabazaga. Uyu mukobwa nawe ntago azi icyagenze, ntago uzi ibyabaye. Gusa uyu mukobwa uri kumwe n'uyu muganga niwe wabashije kuba wayitwara. Ese kubera iki? Uraza gusobanukirwa impamvu ntangiye mvuga gutyo. Uyu mukobwa arimo araterana amagambo n'uyu mugabo. Birarangira bite? Yarahindukiye abaza uw'inyuma ye ati sister, ati mukobwa mwiza, ati nta karamu yanjye wamboneye naba nataye? None hatangira kwicisha bugufi, amubwira ati uyu nawe aramusubiza ati ntayo nabonye mukobwa, ati ntayo nabonye, gusa hari ikijisho ari kureba uno mugabo. Umukobwa arababaye, umukobwa afite ikibazo cyane. Uraza kumenya impamvu. Ese kubera iki uyu ni umuganga abashije kuba yashimuta uno mukobwa? Ikigaragara cyo aramushimusa. Aramubwira ati tuza uceceke, utuze, tugiye kugenda, tugereyo vuba, imodoka irakoresha iminota mikeya. Ese amujyanye hehe? Ese ni ukubera iki? Uraza gusobanukirwa. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, basha kuba wakora subscribe, ukore na like, ukomeze udutere inkunga, ubundi tukomeze kujya mbere. Buri kimwe cyose tujye tukibona 5 kwa 5. Niba ukunda video zacu, ujye muri comment utwandikire, utubwire, kugira ngo tubashe kujya tubana umunsi ku munsi, tubahe video nziza nk'izi ngizi zisobanutse. Umukobwa afite ubwoba bwinshi cyane. Ese biraza kurangira bite? Ari kumubwira umusore ati tuza, tugiye kugerayo vuba. Ati shoferi aragenda vuba, arihuta, ati tuhita tugerayo. Gusa umukobwa afite ubwoba, ntabwo atuje. Yibye ikaramu, yiba ndetse rwose kugira ngo abashe kuba yagira icyo atabaza. Yagerageje kwandika ku kibero cye kugira ngo atabaze. Ese uriya mukobwa araza kumufasha yatabarije? Turaza kumenya ikijya mbere. Uyu nawe yaramubwiye ati reka nze gatoya uguma aha ngaha. Shoferi arahita agenda,
turagerayo vuba. Ese birarangira bite? Yatangiye kureba ku ruhande areba umukobwa mugenzi we, uyu nawe aza ahangaha. Buriya rwose abantu ni abagome cyane, barahindutse. Uraza kumenya impamvu mba nahisemo filime nk'iyi ngiyi nziza kugira ngo mbashe kuba nabaha ibisobanuro by'ubu buzima, tubereka aho isi igeze n'ibigezweho. Uyu nawe shoferi tagisimani arimo arabara amafaranga yabashije kuba yakorera. Uyu nawe yikoze ku musatsi. Ese arakora iki? Yakuyeho agatambaro k'umweru kari gahambiye umusatsi. Uyu nawe aracyari kuvugira kuri telefone, arimo aravuga ati ndaje, ati ngiye gukoresha iminota mike cyane, ati ndaba mpageze humura. Uyu nawe yahise akurayo cya gikaramu yibye wa mukobwa mu ibanga rikomeye. Hari amagambo yatangiye kwandika kuri ka gapapuro yari akenyeje mu mutwe cyangwa se yari yafungishije umusatsi, avuga ati nkeneye ubufasha. Ese arafashwa nande? Uyu nawe aracyari kuvuga ati ngewe gahunda zanjye zose ziri kugenda neza, ubu ngubu ni iminota mikeya ndaba mpageze, ati kandi nawe nsange witeguye, ati buri kimwe cyose kigende neza nta mananiza. Ni iki rero? Uyu mugore aratwite. Uyu mugore yari yagiye kwa muganga kwipimisha inda. Ese ni ukubera iki? Yafashe cya gipapuro ahita akijugunyira tagisimeni. Uyu mutagisimeni nawe arangije aramubwira ati wa gikobwa we, ati wa mugore we, kubera iki urimo wanduza imodoka yanjye? Ati ahangaha ni muri puberi. Yatangiye kumubwira nabi, mwagiye mureka kugira umwanda. Umukobwa mwiza nkawe yubashye naho kujugunya ibipapuro habonye. Buriya no mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hantu ntabwo uba wemerewe kujugunya ibipapuro byose ubonye. Gusa uyu mukobwa afite impamvu ibimutera. Ni ukubera iki? Shoferi nawe ahise amutera utwatsi amubwira ati wa mukobwa w'umunyamwanda we, shaka hano ujugunye ibi bintu cyangwa ubibike uje kubijugunya uvuye mu modoka yanjye, ntabwo ariho banduriza. Uyu nawe yararangije kuvugira kuri telefone avuga ati ndaje, ati nyitegura ndaje, ati kandi gahunda yanjye iri kugenda neza. Niyo mpamvu nakubwiraga ntangira ati abantu babaye abagome, ati uwakitaye ku wundi, ushinzwe kurinda abantu niwe usanga ari kubangiriza ubuzima. Isi yarahindutse. Uyu nawe yarebye umugabo, aramureba aramwitegereza, yagiramo ikikango. Yatangiye gutekereza byinshi cyane. Igipapuro yari ari gutokinga uriya mukobwa yagisize aho ngaho ntiyegera agikoraho. Arangije uyu nguyu ahindukira ku ruhande rumwe akebuza wa mukobwa, amucira isiri kuri uriya rupapuro. Umukobwa nawe yahise abibona, yatangiye kumutabaza. Ese uyu mukobwa aramufasha iki? Kurikira niba ugeze ahangaha kuri uyu munota usoze iyi video. Nazanye video ngufiya kugira ngo ubashe kuba wayireba uyisoze. Yaranditse avuga ati nkeneye ubufasha, mumfashe, ndashimuswe. Uyu muntu ni umugizi wa nabi kandi ubuzima bwanjye buri mu kaga. Uyu mukobwa yabonye urupapuro. Wibuke neza uyu ushoferi yari yabwirengagije kuko ntabwo yari azi icyo amutera rwa rupapuro, yari azi ko ari umwanda. Uyu yahise aza ahangaha bimwanga mu nda, abura amahoro. Yatangiye guhamagara. Ese biraza kugenda bite? Kurikira intambwe ku yindi, we kurangara gatoya kugira ngo umenye ikijya mbere, umenye uko birangira. Yatangiye kuvuga ati ahangaha ku muhanda dukeneye ubufasha. Umukobwa arashimuswe kandi ashimuswe n'umuntu wambaye nk'umuganga. Buri kimwe cyose ntabwo kimeze neza, mudutabare. Yahamagaye polisi. Ahangaha ahantu haho rwose nk'ahangaha hateye imbere. Kuri buri muhanda, buri cyapa haba hari umupolisi abasha kuba yahita atabara. Iyo ugize ikibazo nk'iki ukabona uburyo bwo kuba wahamagara, bihita bikunda. Yakomeje kumurangira aho aherereye kugira ngo abashe kuba yaza gutabara. Aramubwira ati turaje vuba, humura, guma aho ngaho. Umukobwa nawe agize ubwoba, bimwanze mu nda. Ese arakora iki? Biragenda bite? Yazanye rwa rupapuro cyangwa cya gitambaro, arangije akegeka ku ntuza ku kirahure cyaho tagisimeni yicaye. Yarabibonye ahita avuga uti guma aho ngaho nze. Ese biraza kugenda bite? Yavuyemo gakeya kugira ngo abanze asobanuze ese bimeze bite, ni iki kijya mbere. Wibuke neza yari yirengagije
kiriya gitambaro. Yambwira ati bigenze bite kurimo utabaza, ni iki cyabaye? Ati ni ukuri shofe, ati gerageza ukore ubuvugizi, uriya mukobwa n'uriya mugabo urimo hariya wicaye, uriya mukobwa arashimuswe, ati uriya yiyambitse nk'umuganga ariko ni umugizi wa nabi, abasha kuba yashimuta uriya mukobwa, ntabwo tuzi icyo agiye kumukorera, ashobora kuba agiye kumugirira nabi. Uyu yagize ubwoba cyane, ati ntabwo byumvikana, ati niyo mpamvu se yarajugunye kiriya gipapuro, ati niyo mpamvu ataragutabaje uramwirengagiza, ahita abimbwira. Uyu nawe yagize ubwoba bwinshi cyane, ese biraza kurangira bite? Iki gipapuro yacyanditseho, iki gitambaro yacyanditseho, arakijugunya kugira ngo ubashe kuba wamukora ubuvugizi n'ubutabazi. Uyu nawe ambwira ati mbabarira, ati ntabwo rero nabibonye, ati nagize ngo ni umwanda, ati yagize ngo ni kwa kundi mukora ibintu bidahwitse bidasobanutse, atari kumbabarire, ati rwose, ati ibintu byose biraza kuba byagenda neza. Umukobwa yambwiye ati mujye mutabara, ati mujye mumenya impamvu y'ibintu, nimukafate mu mwanzuro mutabanje kureba. Uyu nawe yakomeje kumbwira ati reka ndebe ngira icyo nkora kugira ngo tubashe kuba twamutabara. Yahise aza ku modoka ye, ese arakora iki? Hari ibintu by'ibitsinga yahise acomoramo, birangije bivamo kugira ngo abashe kuba yatinza. Kuko amubwiye ati ubufasha, namaze guhamagara polisi, ati turaje noneho tube yadusanga hano, kugira ngo polisi ize ibe yadusanga ahangaha babashe kuba bamufata. Yahise aza aravuga ati mube munyihanganiyeho gatoya, ati imodoka yanjye igize ikibazo, ati nzana umuntu udufashe kuba yagenda neza, ati dushobora kuba twakora impanuka, feri ntabwo ziri gufata neza. Uyu yaramurebye mu burakari bwinshi, ati ntabwo byumvikana, ati ni gute se imodoka ipfa n'ubimenye, tukarinda ubwo twinjiramo ahangaha twifitiye gahunda zacu tugomba kugera kure. Ati munyihanganire abakiriya, ati bibaho cyane, ati ariko ntabwo bizongera, ati ntabwo ibintu byari bikunze kubaho, imodoka yanjye ni nzima, ati usibye yuko ari akantu gatoya ntari kwifata neza. Narangije amubwira ati none se sister, ati twavuganaho gatoya niba ntacyo bitwaye. yamurebye urusura, amurebana umujinya ngo ngwiki. Hanyuma si ibyo bigahurira hehe no ku imodoka yapfuye? Ati ibyo bigahura hehe no kuba uri kudutinza? Ati bosi, ati ntugire ikibazo, ntacyo bitwaye, ni ukuvuganaho gatoya. Arahita agaruka ati hoya, ati ntabwo bikunda, ati uyu ni sheri wanjye, ati turiyagiye, ati tugiye mu rugo, ati rero ntabwo ugomba kumuvugisha. Ati okay, ati nta kibazo, ati niba hari icyo nashaka kumubaza kiri aho cyoroheje, ati nta kibazo rwose, ati twavugana. Uyu nawe ku ruhande amubwira ati ntabwo mwemerewe kuba mwavugana, uyu ni umugore wanjye. Amwimye uruhushya. Umushoferi yashaka kumuganiriza ngo amugire icyo amubaza ku byo abonye cyangwa se ku butabazi ari kwaka, abashe kuba yamubwira buri kimwe cyose. Uyu nawe yamurebye umujinya avuga ati nk'iki tagisimeni gifite ubwenge, ubundi kiratekereza. Nawe byaramucanze cyane, akikora muri karuvate avuga ati okay, nta kibazo, reka noneho dutegereze umutekinisiye, umuntu aza aba yakura imodoka, ubundi birangire nta kibazo. Uyu nawe ku ruhande hari uwinjiraga, aramukatira amubwira ati ntabwo wemerewe kuba wavugana nawe. Hari uwinjiraga muri ubwo buryo. Ese uyu muntu ni muntu ki? Yaje yitwaye gutyo bitandukanye rwose, araza yahishe isura, yigize umumama. Ese ni umusabirizi? Yatangiye kuvuga ati mwamfashije, ati bampaye imiti, none sinasobanukiwe uburyo ndayifata neza, ati mwamfasha mukansobanurira. Yarebye umukobwa ahita amukatira amubwira ati genda, ubwo nta bufasha burimo, ati njye nta kintu nagufasha, ati genda ku ruhande. Yatangiye kubwira noneho wa muganga, amureba neza, aramubwira ati no, ati zana nta kibazo, ati zana turebe ibintu urimo uvuga. Noneho yamuhereje urupapuro, amaze kumuhereza urupapuro kugira ngo abashe kuba yamusobanurira. Amubwira ati mfasha ni ukuri, ati ndagufasha ariko nta kibazo, ati banza urebe aho wicara, ati banza aho wicara, ubundi noneho mufashe icyo ushaka, nta kibazo. Urabona ese birarangira bite? Kurikirana intambwe ku yindi. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, yikore, ubundi tubashe kuba twajya mbere, dukomeze kuzamurana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umukobwa yagiye kwicara ku ruhande rwe, arangije amubwira ati no,
ati genda wicare ku ruhande ujye kure ntabwo ugomba kutwegera. Ati jya ku ruhande. Yagiye kwicara uruhande rwe arangije aramubuza. Uyu mugabo arimo araporoteje uyu mukobwa ku rwego rwo hejuru kugira ngo hatagira ikimubaho, kugira ngo amujyane aho amujyana, kugira ngo uwo ahamagaye mu kanya kugira ngo abashe kuba yamugezaho amahoro. Ese kubera iki? Yamuhereje igipapuro arasoma, akamubwira ati imiti uzajya uyifata saa sita nimugoroba, uzajya unywa kandi unywe 2. Hari ibyo yamuhereje mu gihe ari gusoma amusobanurira. Ese birarangira biti? Filime yacu igeze ahantu haryoshye cyane. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, reka nkubwire ngo waracikanwe. Yahise amuhereza cya gipapuro. Ni wa mukobwa yatabaje, yagiye ajya hanze arihinduranya kugira ngo abashe kuba yaza arebe ko yatabara uno mukobwa. Ese biramuhira? Nawe kurikira kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Bantu mujya kwa muganga, bantu mujya kwivuza. Buriya hari abaganga bagira ingeso mbi zo kuba bagirira nabi abagore, cyane cyane abagore. Hari n'abantu bajyaga twagiye tubyumva ahantu henshi, usanga bajya kubyazwa bagafatwa ku ngufu cyangwa se bakaba bagirirwa nabi. Hari amagambo yamwandikiye uriya mukobwa ku gipapuro amuhereje, aramubwira ati gerageza utuze, ntubashe kuba wasohoka cyangwa ugire ikindi ikintu ukora, polisi igiye kuba yagera ahangaha ubashe kuba watabarwa. Ese birarangira bite? Uyu nawe yahise amubwira ati rero ndabona bari gutinda, tugende kuba twafata indi tagisi bibashe kuba byagenda neza. Uyu mukobwa hari amagambo abwiwe n'uriya mukobwa, yahise amubwira ati no, ati reka dutegereze umutekinisiye aze ayikore, nta kibazo, nta kugenda duhinduranya imodoka. Ati kandi ntugire ikibazo. Ati hoya barimo barandinza kandi nawe ukeneye gutaha ukajya mu rugo ukajya kwita ku mugabo. Ati hoya, ati nta yindi modoka ninjiramo ngenda, reka tugende muri iyi ngiyi ngiye ndumva naniwe. Ati kandi ibyo bintu ntibikubere ikibazo. Mana nyagasani. Uyu nawe yahise asohoka. Ese bigenze bite? Uyu mukobwa yahise amutera ikintu mu maso, barangije mu gihe akivuga gutyo bose bahita basohoka birukanka bajya hanze. Uyu nawe asigara yumva atazi, amuteye ibintu mu maso biryana kugira ngo abashe kuba yamujijisha. Ese biragenda bite? Uyu yasohotse atareba mu maso, yamuteye urusenda mu maso. Ese biragenda bite? Agisohoka ataramenya ibyo ari byo, umupolisi yahise amufata. Ni tirike bakoresheje kugira ngo babashe kuba bafata uyu muganga w'ingeso mbi. Yarafashwe amubwira ati wowe ibyawe byamenyekanye, ati baduhamagaye, ugomba kuryozwa ibyo ukora, ukwiye kuvura abantu, ntabwo ukwiye kubicira ubuzima. Baramufashe bamushyira ku ruhande. Uyu mukobwa niwe ubashije, ndetse na tagisimeni niwe ubashije kuba yakora ubu buryo bwose kugira ngo babashe kuba yamutabariza. Niyo mpamvu nababwiraga ngo abantu babaye inyamaswa ku rwego rwo hejuru. Uyu mukobwa yakomeje gusobanurira abangaba impamvu ya byose, amubwira uti ati hangane, icy'ingenzi ni uko utabawe kandi ubuzima bwawe bubaye sefu, ihangane rwose. Uyu mutagisimeni nawe yaraje afata uyu nguyu wamutabarije, abasha kuba yamubwira uti ati nta kibazo, atukoze neza cyane rwose. Uyu nawe bari bashimuse, akomeza abwira ati murakoze cyane, atariko reka mbanze mbabwire ati ukuntu byatangiye. Ati ngiye nagiye kwa muganga, ngiye kwipimisha inda nk'ibisanzwe, ngiye kureba uko bimeze. Umuganga aranyakira arampima, gusa mu kumpa ibisubizo yanze kubima, arambwira ngo ntago ari ahangaha bitangira, ngo turagenda ngo kurindi vuriro ngo abashe kuba yama ngo ibisubizo ngo niho babyohereje. Ati kandi turajyana. Ati arimo arasobanurira bariya bose uko byagenze. Yakomeje kumubwira ati twagenda tukaganira, kaguha inyigisho zimwe na zimwe ukabasha kuba wazifata, ati byanarimba tukanasangira. Umukobwa yumva ntago ari kubyumva neza, yamufurushije ibintu amwitwaje yuko nibatakora
nibatajyana ngo bahindure ngo bave kuri iyi location bariho bajya ku bindi bitaro, ibisubizo bye atabasha kuba yabibona. Umukobwa agira ubwoba. Gusa uyu mugabo nawe afite imbaraga cyane, yabuze uko abigenza nuko amwihakana. Umukobwa abura uko abigenza, ati hoya, atariko tinanategereza niyo byatinda, ati ibintu bikaza kugenda neza, ati si ngombwa kuva aha ngaha ngo ngende. Hoya, ati wigira ikibazo, turagenda turakoresha iminota mikeya, turahita tugaruka, urahita utaha kandi ntabwo biratinda. Ati humura, ati ibisubizo niho biri, uragenda ubifata kugira ngo ubashe kuba wagenda. Umukobwa ntabwo ari kubyumva neza. Umusore ni uko nguko ashimuta abantu. Niba uri umugore uje utwite cyangwa uje kubyara, byanga bikunda hari ikintu aba ari gukuraho nka profit. Umukobwa yagize ubwoba, atangira kumva nta yandi mahitamo. Ese biragenda bite? Ese birarangira bite? Arimo arabwira bariya situation yose uko yagenze. Uyu mukobwa yabyemeye atabyemeye, aramubwira ati tugende, atariko ndumva afite ubwoba, ati ndumva afite umunaniro ukabije. Baharagiye ajya imbere, amubwira ati jya imbere tugende. Umukobwa, buriya abantu bafatwa ku ngufu, abantu bahohoterwa, ntabwo ari uko babafatiyeho icyuma. Hari serivisi zimwe na zimwe zituma umuntu aba yafatwa ku ngufu cyangwa aba yavutswa ubuzima bwe cyangwa uburenganzira bwe. Muri ubu buzima buriya guhohoterwa biri kwinshi cyane. Nibyo yababwiraga, ati rero ibyo byose, ati njyewe, ati nabonye ko harimo ikibazo gikomeye cyane, ati ariko murantabaye, ati murakoze cyane. Uyu nawe arimo aramubwira ati hangane, ati ariko ati ujye utanga amakuru ku gihe, ati kandi wakoze cyane. Abo nawe arikiriza, aramubwira ati rwose, ati nanjye, ati nagombaga kugira icyo nkora, ati ntabwo imodoka yari guhaguruka aha ngaha igende buri kimwe cyose kidasobanutse kitagiye ku murongo. Ati kandi wihangane rwose, bagiye kumufata bamufunge, bamuhane, bamuhe igikwiriye. Uyu undi nawe ku ruhande ati unyihanganira wa mukobwa we, ati kuba nakubwiye nabi, ati kuba navuze nabi, ati ntabwo ariko nteye, ati wihangane, ati kandi Imana iri kumwe nawe, uzabyara neza rwose. Nawe araseka cyane, arishima. Disi baramutabaye bose, abagenzi babashije kuba batabara mugenzi wabo. Tubabwira ngo na filime yacu ni nuko igenze, buriya abantu babi babaho ariko n'abeza babaho. Tubabwira ngo kora subscribe.